Ndabasuhuje kandi nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu, aho duhora tukungurana inama n'ibitekerezo. Nitwa Gilbert. Mu bihe bitandukanye, nagiye mpura n'abantu akenshi tukaganira, ubundi tugakorana, ariko nagiye mbona abantu bagira imico itandukanye, kandi mu by'ukuri wakurikirana imico abantu bagize, ugasanga bayikura ahahise habo. Haba mu bwana, haba amashuri bizemo, yaba muri primaire, yaba muri secondaire, yaba no muri university. Hari abagize ahashize hababaje. Rimwe na rimwe binatewe n'amateka igihugu cyacu cyaciyemo, nka Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ibyo byose ni ibintu bigenda bishepinga character umuntu agira rimwe na rimwe iyo akuze. Hari abantu usanga bacecetse. Usanga umuntu aracecetse, ugasanga umuntu ntajya akunda kuvuga ibintu byinshi, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga umuntu agiye mu biyobyabwenge, cyangwa se ugasanga umuntu ari aggressive, ni umunyamahane, avuga nabi, nta kintu na kimwe yavuga gahoro, aba mudi cyangwa se mudu yigenda ihindagurika, ugasanga akanya gato arishimye, akandi kanya gato ukabona arababaye, akandi kanya ukabona arimo ameze nk'ushihura abantu. Izo character zose zigenda ziterwa rimwe na rimwe n'ahahise hacu. Uko twafashwe turi bato, cyangwa se uko dufata abana bacu ari bato, akenshi bibategurira ahazaza habo. Rero biba ari byiza yuko umuntu akora ibishoboka agategura ahazaza he neza mu buryo bwiza, kugira ngo ari we n'abazamukomokaho bose bazaba ari abantu bari tayari, ari abantu bameze neza. Ariko uyu munsi sosiyete yacu igiye irimo abantu batandukanye, irimo abantu bafite imico itandukanye. Yego imico yacu ntiyahura, ariko nanone hari character ubonana umuntu ukabona imeze nkaho iri weird, if I can say. Mu bihe bishize yigeze gusoma inkuru kuri BBC, yari inkuru y'umubyeyi wo mu Bwongereza. Uyu mubyeyi yabyaye umwana, amubyaye amuhisha mu kabati k'imyenda, drawer. Yamazemo hafi imyaka 3. Bumva imyaka 2 n'amezi 7, ni hafi imyaka 3. Uyu mwana mu kuvuka ko yavukanye akabazo, ariko gashobora kuvurwa kagakira. Urabona iyo umwana ari mu nda, ko agenda akura, ahantu hari imyenge ku mubiri hagenda hiteranya uko umwana akura. Rero no mu gisenge cyacu hano habamo umwanya ugenda witeranya uko umuntu akura, mu gisenge cy'akanwa. Ariko igisenge cy'uwo mwana ntabwo cyari cyariteranyije, hari hakomeje kubamo umwenge. Bivuze ngo ubuvuzi buratangwa kandi umuntu agakira. Ni indwara yitwa cleft palate, iravurwa igakira. Umwana rero yavukanye icyo kibazo, ariko ntabwo aricyo cyatumye mu by'ukuri nyina amuhisha mu kabati mu gihe cy'imyaka igera kuri 3. Impamvu yavutse mu buryo nyina atashakaga. Byaje rero kurangira umukunzi w'uwo mugore aje kuba mu nzu ye, hanyuma umugore afata wa mwana yashyize mu kabati aramwimura amujyana mu kindi cyumba. Mu gihe rero umugore yari agiye, umukunzi we asigaye mu nzu, ariko agiye kumva yumva urusaku mu kindi cyumba. Agiye kureba abona ni umwana nabwo ubitse muri tiruwari y'akabati k'imyenda. Umugabo yavugije induru atabaza inzego z'umutekano, abapolisi baraza batwara uwo mwana bajya kumuvuza, banatwara na nyina ajya kuburanishwa mu nkiko. Uyu mugore yaje gukatirwa igifungo cy'imyaka 7 n'igice. Ariko icyo nshaka kugarukaho gikomeye rero ni iki? Ni ubuzima uyu mwana azabamo mu gihe kizaza, cyangwa se umwana wafashwe gutyo ubuzima azabaho mu gihe kizaza. Rimwe na rimwe hari igihe tubaho nk'aho isi yadutereranye, nk'uko uyu mwana atereranywe n'umubyeyi we mu gihe cy'imyaka isaga 3. Ariko se mu by'ukuri ibi birakwiye? Ntabwo bikwiye.
kurema ejo heza hacu n'abadukomokaho bikwiriye kugira umusingi ukomeye cyane cyane igihe abana bakiri batoya ndetse rimwe na rimwe bakiri no mu nda z'ababyeyi. Buriya Bibiliya niyo ibaza ikibazo cyiza muri Yesaya igice cya 49 umurongo wa 15 hari isomo ribaza ngo mbese umubyeyi yakwibagirwa umwana yibyariye? Igisubizo batanga kiravuga ngo ushobora kwibagirwa ariko njyewe sinzakwibagirwa. Haleluya. Imana ntabwo igitwibagirwa. Imana ntishobora kuduta, ntabwo ishobora kuturekura. Niyo abandi bose batwanga bakigirayo, niyo abantu bose badutererana bakatubona nk'ibicibwa, ariko Imana ihora ari Imana. Imana ihora ari Imana yacu. Imana ihora ari umubyeyi. Imana ihora ari urukundo. Imana ihora ari byose. Izina ry'Imana rishimwe. Dukwiriye rero gufata abana bacu neza igihe bakiri bato. Ukamuha igihano kubera ko yakoze ikosa kandi akwiriye guhanwa, agahanana mu rukundo. Apana kumuhana kinyamaswa bizatuma aba umuntu uri aggressive mu bihe bizaza. Hari abana usanga bafite uburere bugiye kuba muri ibi bihe, ku buryo no ku mashuri usanga ari abana b'indwanyi, bakubita abandi bana bagenzi babo, bafite ibitutsi biteye ubwoba, kubera ko mu by'ukuri batabonye uburere buhagije bw'ababyeyi. Ababyeyi batigeze babitaho mu bihe bari bakiri bato. Ugasanga umwana akuranye iyo mico, ashobora no kujya ku ishuri umwana we atarabisanganywe, ariko kubera kubana n'abo bana bandi bari aggressive, nawe bikarangira abaye umunyarugomo. Ashobora kujya muri segonderi, yagera agahura n'abana bokanywe no kunywa ibiyobyabwenge, umwana wawe agahindura imico, agahinduka imbata y'ibiyobyabwenge. Ashobora kujya muri kaminuza, umuntu agahinduka imbata y'ibiyobyabwenge, imbata y'ubusambanyi, ugasanga umuntu arakuze, ariko wareba imico mu by'ukuri ukabona iteye inkeke. Ariko reka mbabwire, ijambo ry'Imana ryo rivuga ko abana ari umwandu uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Rero abana ni impano y'Imana, dukwiriye kubafata neza kugira ngo tubategurire ejo hazaza. Uyu munsi abantu bafite imico, bafite karagiteri, ureba ukibaza mu by'ukuri, ukibaza uko bimeze. Kera turi muri segonderi niho twagiraga terme aho umuntu yakoraga nk'ikintu warangiza ukamureba ukamugayagosha, ubundi nkawe iwanyu barakoroye, wararezwe, byagenze bite? So ntabwo nshaka kubishyira muri iyo terime, ariko mu by'ukuri hari igihe ubona imico y'umuntu ugatangira kwibaza ku hahise, ukibaza uko yabayeho. Ariko uyu munsi birakwiye ko dukosora ibyo bintu. Abantu bafite izo karagiteri babaswe n'izo ngeso kubera ahahise habo, ngenda kugira inama ebyiri. Inama ya mbere, sanga abaganga basanzwe bize counseling, baraguha ubuvuzi. Inama ya kabiri, ugana kuri Yesu azagukiza kandi Yesu azakomora, kuko ijambo ry'Imana mu rwego rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 17 hatubwira ko umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya. Ibya mbere biba bishize, ibya mbere byose biribagirana. Ndakurarikira kugira ngo usange Yesu. Umuntu iyo ari muri Kristo aba icyaremwe gishya, kandi ibya mbere byose birashira. Uko kuvuga nabi, uwo mujinya, igomwa, imbata y'ibiyobyabwenge, imbata y'ubusambanyi, imbata y'ubuhehesi, imbata yo kwigunga, kuba imbata yo kudashaka kuvuga, kuba imbata yo kuvuga nabi, yo kubwira abantu nabi, ibyo byose
Yesu wenyine abasha kubihindura. Usanga Yesu arakwakira kandi Yesu arakubabarira. Imana igushoboze gutera intambwe, ugane abaganga kandi utere intambwe usanga Yesu ateze ibiganza. Byahishuwe haratubwira ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Yesu arakomanga ku rugi rw'umutima wawe. Nukingura azinjira iwawe musangire, azahindura amateka yawe, azahindura ubuzima bwawe, azahindura imibereho yawe, azahindura uko wagendaga, azahindura uko wambaraga, azahindura uko wavugaga, azahindura imyitwarire yawe yose. Uzaba icyaremwe gishya. Ndagusabira impinduka, kandi impinduka zigaragara, kugira ngo abantu nibona imirimo yanyu myiza bahereko bahimbaza Data wo mu ijuru. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda.